umusifuzi. Igitangaje ahubwo gihe cyantangaje n'uburyo umusifuzi nta muntu yahaye ikarita. Byarantunguye ariko nabo bamusunitse baramusunikaga mu gatuza. Isu Diagne rwose uburyo yamwatakaga ubona yafa kumukubita sunitse bikomeye cyane. Umusifuzi nta muntu yahaye ikarita, akomeza kuguma ku cyemezo cy'abereka ati ni penalty. Isu Diagne ararakara cyane ku buryo bukomeye, arasimbuka aragenda afata noneho Patient umuzamu aramukurura amusohora mu izamu, aramubwira ati wikwemera ko bagutera penalty, vamo bayitsinda utarimo. Aramusohora amukura mu izamu ku ngufu, aramuterura. Patient kandi nawe ni umusore, baragundagurana umupira yenda kumukura. Patient bati bireke bayitere nta kibazo, nayikuramo. Biranga, abakinnyi bane baragenda bajya hejuru ya Isu Diagne bamumwamururaho. Patient yagaruka mu izamu, Isu Diagne asigara ku murongo arira. Bakeve baramubwira ati hangane. Ngo ni nako Serumogo nawe izamu yari ahagazemo, Serumogo yanze kuri izamu, hagati yanze kurivamo. Baramubwira ati vamo Serumogo, baremera. Abakinnyi baravuga ati mutere penalty, kuko urumva babanje kubabazwa n'uburyo bo babonaga bagahawe penalty ntibayihawe, bari bazi ko bagiye kurekarama. Noneho muri contre attaque ibaye adversaire ahawe penalty, urumva umutwe wabo uburyo bameze barakaye cyane. Isu Diagne bamaze kumumwamururaho, Serumogo hari Omar wari wahagaze mu izamu yanze kurivamo, avuga ati mwidutera penalty. Baramubwira ati vayo reka batere. Umar Aba ahabwa penalty, arayitsinda, bibi bitego bibiri by'ikipe ya Bugesera. Ubwo twageze ku minota 57 bibiri ku busa. Penalty y'uriya musore yanatumye agira ibitego 14 ubu ni top wa shampiyona y'u Rwanda. Ese aca kuri for nganye banganyaga 13. So ubwo icyakurikiyeho ni kirero, abafana ba Rayon Sport bari kuri ku ruhande rudatwikiriye i Bugesera kuri fence y'ikibuga batangiye gutera ibinonko byari biraho n'uducupa tw'amazi n'ibindi, babitera mu kibuga, babiteraho umusifuzi Ruhumuriza Justin yagombaga kuba yasifurira. Umusifuzi yagize ubwoba bwo kujya muri ibyo bintu yabonaga batera mu kibuga, ahitamo kuvamo. Ariko abafana bandi bari muri stade bose ba Rayon Sport bavuga bati nimuvemo, nimutahe. Na perezida wa Rayon yagiye kubaho nyuma. Inzego z'umutekano ziragereza kwa Karuma, aya Bonga Lebitsa, Muhire Keve bajya gusaba imbabazi abafana bavuga ati mureke gutera amabuye, mureke umukino ukomeze. Abafana barabananira baravuga ati oya. Biza kurangira inzego z'umutekano zije kureba Perezida Tade, baramubwira ati ngwino. Perezida ajyana n'umugabo bita Patrick, bajya gucecekesha na Gacinya, bajya gucecekesha abafana. Abafana ikintu babasubije barabwiye ngo nimugende niba mwifatanyije nabo namwe turabirambiwe, ahubwo abakinnyi basohoke mu kibuga. So match abareyo bari agite, abantu batekereza ko Rayon Sport igiye gufata umwanzuro. Ibumenya mbere, menya ko Munyemana aho udafashe umwanzuro wo guhagarika umukino. Abantu babonye Rayon Sport buriya niyo yavuye mu kibuga mbere, ariko announcer w'umukino Ihitimana Claude avuga ko Munyemana Hood afashe umwanzuro ko umukino uhagarara kubera imvururu. Ubwo icyo bisubiza n'ikirigane, hari abantu bari bazi ngo Rayon Sport niyo yivumbuye iva mu kibuga. Oya, cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ngo turi buganire mu ntabwo Rayon Sport yigeze yikora mu kibuga. Munyemana Hood yafashe umwanzuro ko umukino uhagarara kubera imvururu. Reyivamo